nk'uko twavukanye atatu hariya twagiye tuza za KGL tujya za Gisenyi za hehe za East twagiye tujyana izo mind nabo tubakuraho izabo Molly for your own way that you so free every step take put it from trees got the bag on my back put a street on the map then dream was a walk slow boy had a pack damn man King Jilo big boy na man urubyiruko mu Rwanda se rubayeho gute bavukana atatu n'icyo ishaka kwerekana itandukanye n'izindi mu bingo hazamo ngo mabuja ngo na data buja oya yo ni urubyiruko ni y'abajene no so twibwara abasaza bari nk'uko bisanzwe n'uwa muhungu wanyu kuri Kitenge Omeje Njalo ndiko Tobimba Tomboto Kaboy sinzi nimba cameraman ari kubibona neza ibintu byose ni brand birateguye kabisa nizere ko nawe buri muntu wese hano yakoze subscribe kuri Olenga TV ibindi byose n'amahoro urakoze kumijambo bro right dukomeza ku ruhande muri kwibaza se umusoro hicaye mubona iwana ifuze fresh we yagaze gute gapo atangira twigira nawe yo wawundi mumenyereye hose kuva Olenga TV naho nagezeho yani kikale inami banyita kikale kabisa ewana hano ibintu ni neza kabisa Olenga inami murebye neza murabona ikintu nambaye hano banze mwisomeye neza iri jambo muriza hano bita Southside Street niko bahitirira bavukana atatu mwitegura icyo tuje kubabwira right now isi bavukana atatu biziki man thanks twakomeje ku ruhande rw'iyo muri kwibaza umusore we bimeze gute gusukura agaragara views ziwe zirabibwira nawe yatwibwira sinubabwira ngo tuvuge man isa DJ King Bibane on from Southside Olenga TV twahageze as you know just now right mugabo mubona hano ku ruhande rwanjye wambaye neza kuri brand ya Olenga TV usanga umuzungu mugiye kumenya nka CEO wagarariye byose sibo twatangiye tubwira ati iva n'ivano ya Olenga TV ni make yamani iva n'ivano ya Olenga TV banze umenye ngo sobanukirwa Olenga TV ubundi bisobanura peace amahoro ni amahoro TV niyo mpamvu bano bagabo batatu turi kumwe Imana bagenzwa n'amahoro ibintu byose ni amahoro kabisa iva n'ivano ya Olenga TV twashatse man ndikumva nta bintu byinshi ndi buvugeho ariko twashatse kwerekana Olenga TV ubundi cyane ikorera Southside ubutare ariko ubundi impande zose zisiragira n'ejo bundi njye n'umujamo wanjye twari turimo turashutinga bavukana atatu episode 3 muri Canada urumva ko nyine Olenga TV ahantu hose bayahageze hari n'abasani twagiye duhura mu minsi mikeya ama exclusive yabo turayasohora right muramwumva kuntu yivuga niwe muntu bihagarariye byose yakeka tugiye kwitega byinshi cyane tudatinze cyane murabizi ko mumenyere kuri Olenga TV bavukana atatu series isiri mwakunze muri benshi cyane tukaba turi kumwe na director w'iyo movie akaba anakinamo yakeka agiye kutubwira byinshi cyane bijyanye na Olenga TV byinshi cyane mwagiye mugira amatsiko uyu munsi murayamarwa director bimeze gute ewana ni fresh Olenga ni fresh kabisa urebye nk'uko wabivuze ninjye director w'abavukana atatu kandi nkanakinamo abenshi barayibonye kandi nitegure ko na episode 3 bayiteguye mu minsi irimo iraza director tutarakuva wowe yakeka muri bavukana atatu series tubonamo mwerekana inkomoko ya Urban Boys yakeka mwagiye mwerekana abantu bagiye baba uburyo bayi ni byinshi cyane mwagiye muvuga wagira kandi tubwira wenda ikintu cyatumye mubasha kwerekana ibijyanye na Urban Boys mbega ni cya nkawa director impamvu wabikomojeho wishyira muri series tubwire bimeze impamvu nabikomojeho kuko nk'uko mubizi neza Urban Boys ituruka hariya Street aho bita Huye ubu ngubu niho ituruka of course twabishyizemo kuko ni kimwe kiranga entertainment ya Huye nibo basitari bakuru bavuga ati bakomotse Huye deeply bari origin Butare
niho baturutse twabakomoje rero kugira tubazane muri ayo mateka ya street. Yeah, right. None se director nkawe directinga ugakina movie ufite n'impano nyinshi cyane zitandukanye wowe bifatikanya gute ibyo bintu ko wabikora byose bingana gutyo iki kibigufasha nka director? Yes, I've been dreaming this since I was kid. Guhera ndi umwana narabihotaga cyane kuza directing a movie, gukora movie, kuzikina. I like nkunda kwerekana ama actions, ama drama, nkatanga messages, ariko nabonye ko messages zanjye zaca muri video. Ngerageza gukora iyo movie bitewe naho navuye, nerekana amateka, inspiring a young generations. Director, izina Bavukana Tattoo cyane bararyumva siko tumenyereye Butare kishiranye bakunda kuvuga ngo abanyabutare bavukana Tattoo. Wowe n'iki washingiyeho uvuga ati Bavukana Tattoo bagira ngo tugaragarize iki kuko muvukana Tattoo cyangwa muvukana wenda cyangwa se yabaye umunani tubwire director? Wapi nk'uko nyine babivuze kuva kera, byabura nta muntu uvuga ikintu adafite impamvu. Of course tuvukana Tattoo kabisa, gusa icyo nashaka kuvugamo nashatse kwerekana buvukana Tattoo icyo bigiye bisobanuye muri make, nko kuvuga ati ese iyo mind iri hejuru, iyo mind itandukanye, aho wagera hose ntago byakugora, wahita wiyadapta muri make. Noneho urebye hari positive effect na negative effect. Positive effect ni za mind zo kugira ahantu ukiyadapta ukaba sharp, ukagira icyo wahita ugeraho bitakugoye bitewe n'iki na skills ukoresheje. Noneho negative effect yo urabizi nyine ahantu hari town hari abantu uvuga ati wenda hari amashuri makuru, hari abantu biga, hari abanyabwenge, hagomba kuzamo n'ababandi bagira amatricks biba bakora ibindi bintu bitandukanye. Yeah, right. Cheka babwiye cyane kuri Bavukana Tattoo, ariko ntabwo twagenda tutaramubaza se director Bavukana Tattoo twitegeme iki? Twagiye tubonamo byinshi byiza, ahubwo twitegeme iki hazaza muri series igiye kuza? Cyane byinshi cyane kuko y'amateka kiriya gice n'ay'u Rwanda ni maremare cyane, ariko mugomba kwitegamo ibintu nyine biranga Bavukana Tattoo, biranga u Rwanda, culture y'u Rwanda. Tugomba kwereka isi ese u Rwanda rwabagaho gute, ese rubayeho gute, ese rurimo ruragana hehe. Icyo dushaka kwerekana nkonga mu byitege. Tuba ari iki cyane twitega wallahi. Kurande rw'iryo turi kumwe n'umugabo yatangiye abibwira ubona views ziwe nizo zibabwira uko ari. Wowe wegera uriya mugabo ari. Ntabwo ni ngombwa kugira ngo nanabivuge danga, ngomba kumwegera uko ibintu bye byose ni umuntu. Salamu alaykum. What's up? Okay, turi kumwe na DJ King, the baddest. 254. Cheka mu numwa DJ. Dukurikije muri ara Bavukana Tattoo twumva muri background ya umuziki twumvamo. Biko mwaye ura muziki ni cyatumye mushyira mu abantu kugenda twumvamo korera umuziki bya mbega n'itara yawe cyabyaje byari kugira ngo tangire kuba DJ ubwireza umuziki muri. Kuba DJ ni impano, ntabwo bivuga ngo bije iki gihe, ni impano umuntu avukana nk'uko umuntu avuka azi gukina umupira cyangwa azi kuririmba. Ni impano avukana DJ. Naho muri Bavukana Tattoo music irimo ifite umuproducer wayishyizemo, ntabwo ari njyewe, ariko harimo indi music twagiye dukorana nazo bagiye bashyiramo muri Bavukana Tattoo. Ariko tumenyereye kuba DJ benshi cyane muri no munsi dukora n'aba DJ basigaye bafite 5 bo kuba basora umuziki. Twitega ko muri series zizakurikira tuzatubona umuziki wa muri background, ntabwo tuzongera kubonamo wa muziki cyangwa ugiye kudutwikira ibindi bintu turakomeza muri bira cyangwa just muri Bavukana Tattoo imiziki irimo n'ubundi nakoreyemo ndi kumwe n'aba bacama banjye nka Street Love irimo muri background ya Bavukana Tattoo, ko nyine na Street tugomba gukora ibintu bijyanye na Street tukerekana Bavukana Tattoo se iryo zina bisobanura iki bundi, ukamenya ibyo icyo bisobanura, icyo iriya movie rero uzayikurikirana yose utazagenda asobanukirwa icyo bisobanura. ndumva ari haruguru DJ ubutaha tuzumva umuziki wa Bavukana Tattoo. Ntabwo ubutaha tuzumva umuziki gusa, mushobora no kumbona. Yohana twiteze byinshi cyane. Ni byinshi cyane. Rero twavuye ku mugabo CEO wa Olenga TV
gusa ntabwo yatubwiye byinshi cyane kuko Olenga TV turayibona trendinga muri ino minsi ariko ntituzi ati Olenga TV iragana he mu minsi iri imbere. Olenga TV turayibonaho ibintu birenze ibyo twari dusanzwe tubona cyangwa se hari utundi dushya tubikiye. Si wowe watuganiza ibintu bigiye kujya tubona kuri Olenga TV ya buri munsi. man njye mbabarira n'izo microphone Wanagomba Olenga kuyivuga. TV tutabigiye kure man tugiye kujya tubona ibintu byinshi bya danje ariko ndikumva nta n'ibindi bintu nshaka kuvuga murabizi hacaho ama street quiz ama prank comedy Ariko ikintu tutararenga aho ngaho ikintu cyitwa street quiz ewa street quiz irimo iratwika hanze aha ngaha sinzi nimba izigeye ntabwo street quiz bya icyo gitekerezo cyavuye ninde wazanye icyo gitekerezo kugira ngo wasora street quiz tubwire. ya njye igitekerezo ni njye ubwanjye ninjye nagitekereje igitekerezo naravuze ati ariko se ni gute nashobora kwereka abanyarwanda abantu b'i Butare kuko bavukana tata abantu b'i Butare noneho njye nashatse kugira ngo mbereke abanyarwanda kuko nta handi hantu ushobora gusanga umuntu ushobora kubaza ikibazo ngo igihekanishwa ngo bisobanura iki agahita kuvuga ngo ni ukurwara ngo cyangwa ni iki umuntu nawe avukana tata selekti ibyo bintu bibaho umuntu bazigihekana agahita kuvuga ngo ni ukurwara ngo cyangwa iki abantu nabo basanga astrida i Butare. Ariko ibibazo wagiye ukunda kubabaza itonde gato hari akabazo kamwe kancanze kuriya ubundi buriya mwabikomoje kugira ngo maze umuntu indege ivanga ijya Nairobi muri Kenya kugaruka igihe tubwire byageze gute ubundi ni ukuvuga ngo ikibazo kirabaza ngo indege ivuye hano mu Rwanda ijya muri Kenya Nairobi ikoresha iminota 80 noneho kuva Nairobi iza mu Rwanda igakoresha isaha imwe n'iminota 20 ubwo urumva isaha imwe n'iminota 20 birangana n'iminota 80 noneho njye nabibajije ebana umusaza mukuru mu quartier ebana Charlotte kuri Shabani kabisa bose baramuzi ni ukuvuga ngo nabibajije umusaza mukuru amabara yankoreye nyine mwarayabonye ni ukuvuga ngo igenda iyo bayo batu natwe niko tubizi nuko igenda iyo bayo ya noneho igikorwa cyatuzanye hano ni igikorwa nyine kijyanye na movie bavukana tatu sibyo ebana aka kanya mu mayi ngiye kubajena nyine mfata akanya noneho bavukana tatu series ni ukuvuga ngo bavukana tatu series ni igikorwa kirimo ni movie irimo irakorerwa i Butare Street Southside ni movie iri ebana iyoborwa n'ibintu byose n'umuntu papa hano turi kumwe bita K designer wagwan ni ukuvuga ngo noneho reka tumuhe microphone atubwire byinshi kuri bavugana tatu ebana noneho anatubwire n'umusore yatuzaniye hano guturuka Street i Butare ebana tubwire nawe muri bavugana tatu icyo azaba arimo reka mu byo twiza imbere azwi nk'umu DJ QYM yeah man this kid Khaled back again on mic yeah man bavukana tatu ya ni ukuva Southside u Rwanda mwese murahazi Butare ya batwitse bavukana tatu so movie yandikiwe hariya itegurirwa hariya buri kimwe cyose cyayikozeho ni icya hariya kabisa kandi ndashimira Olenga cyane kuba dufasha mu buryo bwa visual kwereka abanyarwanda icyo turimo turategura ariyo bavukana tatu series ntitwayikoreye Butare aba casting yabereye Butare of course n'ab'i Kigali ntabwo bahejwe gusa yamana ugomba kuza iri umunyarwanda ubundi usanga nk'uko twavukanye tatu hariya twagiye tuza za KGL tujya za Gisenyi za hehe za East twagiye tujyana izo mind nabo tubakuraho izabo urumva ibintu twakina hariya buri wese arabiza bifiteho notion nicyo kintu dushaka kubereka nta kintu kirenze wenda kitari culture y'u Rwanda dushaka kuberekamo cyane ariko especially BTR n'ubundi nicyo navugaga byana abanyarwanda nabo barabizi bose gusa hagomba kuzamo umwihariko muto nyine w'i Butare murabizi buri gace kaba gafite umwihariko tu of course ariko hakazamo izindi actions zibera na Kigali zibera na hehe worldwide muri lifestyle isanzwe kugira ngo twereke young kids young generation bari kuza mu bihe bizaza tubereke se
ibibi bya drugs iyo uzigiyemo ukora n'ibindi ibyo bintu byawe biragenda hoya ntabwo bigenda ahubwo biracupira icyo bita gucupira batabizi biramanuka bisubira inyuma ntagira ahantu ugera nicyo kintu noneho tukerekana harimo amasomo menshi yamanwa izo drugs abana b'abakobwa bato bari kurengana direct utararenga aho ngaho gatoya kakubaza akantu gatoya nagiye nkunda kumva avuga ati gutya na gutya drug abuse mbega mugenda ni drug mbega muri bavukana tatu especially ikintu twibanzeho cyane muri iriya bavukana tatu ni ukuba mwaragaragaza kuri drug kugaragaza kuri music kugaragaza kuki oya ntabwo ari drug gusa ni byinshi cyane tuzagaragaza ahubwo nuko ariyo fact twahereyeho bwa mbere muri episode ya mbere n'iya kabiri reka wenda mugenzi wanjye afite ikintu anyunganira abantu kuvuga ngo bavukana tatu series ntabwo igaragazamo ngo drug gusa igaragazamo ahubwo real life y'urubyiruko rw'ubu barabihisha ntabwo babyerekana ntabwo bajya bakina berekana uburyo urubyiruko rubayeho hari abakobwa uburyo abakobwa babayeho uburyo abahungu babayeho se bafite akazi bariba bakora ibiki waba urubyiruko mu Rwanda se rubayeho gute bavukana tatu nicyo ishaka kwerekana bitandukanye n'izindi muvi ngo hazamo ngo mabuja ngo na databuja oya iyo ni urubyiruko ni y'abajene n'usura twebwe hari abasaza bari ni y'abajene nimba waranayirebye ntabwo sinzi ko urabonamo abasaza ni y'abajene abajene se bakora gute babona amafaranga gute mu buzima busanzwe abajene babayeho gute nicyo bavukana tatu gishaka kugaragaza tuva ibibazo byinshi cyane dufite kuri director movie bavukana tatu kujya kuri series ya kangahe bavukana tatu iricyari kuri season 1 episode 2 episode 3 now already shot ijya out soon kabisa n'ibindi bizaza kandi director tutarajya kure tumenyereye ko series akenshi na kenshi ari igihe abantu bakati series irarambira na series iraza kuba gufi iyi series bavukana tatu ifite kugarukira agana tubwire ubugarukiro cyangwa se dukomeze tuyitege twitege ko dukomeje kuryoherwa mu minsi iri imbere mwitege byinshi cyane kabisa ntabwo duteze guhagarara kubera ko iyo utangiye urugendo aho ugana haba ari hafi kurusha aho uvuye niyo waba ugitangiye nicyo bisobanuye ko rero tutarahagarara tuzakomeza muhereza kunganira ukabazo ukabaza kubajije ngo siri ngirambirana ngo cyangwa ngitinda ngo abantu bakayirambira ikintu cyiza ntabwo kirambirana bro ikintu kibi nicyo kirambirana uvuga ngo iyo ubonye ikintu kikakuryohera so wakirambirwa ubwo kuvuga ngo baza n'ikindi uvuga ngo ikintu kibi nicyo kikurambira ukumva wagihaza ariko igira icyiza wumva ushaka ikindi kirenzeho kuvuga ngo bavukana tatu nimba ari nziza koko ntabwo biteze guhagarara ariko nimba abantu batarayikunda kuko ngo barebe ibyiza birimo n'ibibi birimo izahagara ariko nimba tuzi ko turi gukora ibintu byiza dushaka kureba kwereka isi yose ntabwo igomba guhagarara ko tuzi ko tugomba kwereka ibintu byiza icyo nakongeraho muri make nta n'ibyera ngo de ni umuwayiti mbaye ntabwo wabura bavukana tatu ase wallahi ubundi babibonye niyo hashtag kamera bimeze bite kamera nibavukana tatu niyo hashtag bavukana tatu kabisa mu minsi mike turayitambara mu bantu bose nta byera ngo demande ntabwo twaburamo akantu tuzakosamo ariko tuzagerageza uko dushoboye kabisa kandi dufite imbaraga n'uturi urubyiruko nk'icyo navuze ati turatangiye kandi ntabwo tuteze guhagarara for real mwitegura ibintu byiza kandi mukomeze mudushyigikire mureba Olenga TV bavukana tatu series igeze kuri episode 2 mukomeze murebeho n'ibindi biriho byinshi cyane byiza right ndakeka bose bari mu mashyi kubabwira byinshi gusa none tutaragenda gatoya twagize amahirwe n'ubwa mbere tubashe guhura na CEO wa Olenga TV kandi ndakeka byinshi cyane ibibazo byinshi cyane mukunda kwibaza gusa uyu munsi nageze kugira ngo bibabarize meze gute CEO fresh bro ibibazo bigiye kubaza
ndakeka abo ngubu hariho bavugana tatu series n'iri gutrendinga muri ino minsi ariko duheruka ubushize hari hariho street quiz trendinga nayo igatwika bya hatari kuri Olenga TV dufite ibintu bingana iki tugiye kujya twitega buri mugoroba buri saha uyu munsi ko tuzajya tujya kuri Olenga TV tuteganyijwe ibintu bingana iki tubwira ni ukuvuga ngo kuri Olenga TV buri cyumweru hazajya hasohoka buri episode imwe kuri street quiz ubu tugeze kuri episode 11 iherukaho ni episode ya 10 aho nabajije umusaza ngo nyiramakangaza ngo mutahe yabwiye mani ese mubwira ngo ntabwo muzi ngo natahe wese kandi ni umusaza wa dawudi mani ni umusaza w'imyaka 40 aturika strida nawe aturuka i Butare umva nk'icyo gisubizo ese uwo musaza we ntabwo yavukanye atatu cyangwa ntabiri tuvuge ko uwo musaza abasaza uko bagenda basaza agenda bava ishuri rimwe kiba yemba warabyumva gute mani urumva aravukanye atatu umusaza we yavukanye atatu umusaza kuba yaravukanye atatu yavukanye atatu ahubwo we aho kugira kubwira ibintu atibuka kubera gusaza akanagukata ishuri rimwe rigenda rivaho ntabwo ryavaho ntabwo rivaho we aho kugira gusubiza ibintu atazi kuko yarabyibagiwe n'umusaza ahita agukatira akubwira ko niyo wigeze abona simbona kuko utasimbona ni ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga ngo buri cyumweru hazajya hasohoka episode kuri street quiz hasohoke ama exclusive interview nk'uko bisanzwe amakomedi hari komedi yari isanzwe icyo yitwa Gashyundi komedi ariko nyine ntabwo muri ino minsi ntabwo twari turimo turayisohora cyane twari turi mu gikorwa cya Vukana 3 turimo turashaka kugira ngo tuyereke abanyarwanda bayimenyere ariko nyine ibikorwa bya Olenga TV birakomeje si Vukana 3 n'ibindi bikorwa byinshi vuba hano ho tubafite n'indi segment nshyashya sibyo tugomba kujya tubaha ibintu nyine byiza buri munsi kuko urabona ama live urabona ndi kumwe n'umu DJ ukomeye cyane kabisa mu minsi mikeya kabisa nimuhave kuri Olenga TV turabaha live kabisa umu DJ mukuru kabisa hano muri kino gihugu kabisa ari kubaha ibintu byatanze twumva nta kindi dukomeze hirya agacika ntabwo turasohoza turacyari kumwe n'abasore aha ngaha batatu ntabwo bagenda mutarashyirwa amatsiko kuri byinshi cyane mukomeza kwibaza hano mwibuke gukanda subscribe kuri Olenga TV twakomeje kuri DJ wacu DJ we nahereye kubona mbona kare ndi DJ ariko ndabona wicaye ku ubundi DJ menyere ko DJ kenshi na kenshi ahantu aba yicaye ari nka muzike tu abahagaze ntabwo bari hasi ubanza yarageze ku nzozi DJ bimeze gute tubwire kuri kariya yawe ningu mpamvu ubona nicaye nyine turi na covid nyuma ya covid ningu tuzabuka ariko ntabwo abadije muri uyu munsi bicaye ibibazo tugiye tumenyere ko abadije muri uyu munsi batakiri kubera nta birori nta bitaramo abadije dukunze kubabona muri muziki DJ rero twiteke niyo ko mu minsi imbere tugiye kujya tubona DJ muri muziki umva mubwire bro ibibazo bakubishyira munsi ugafite abagize ingaruka kuvuga ngo abadije bose bo mu Rwanda ubona ikintu bakora ntabwo ari uko bavuze ngo bari mu kazi ahubwo bari kwibutsa abafana ko bahari umuntu aba akora udukorwa bakora ama non-stop akajya kuri TV akajya kuri radio just ukibutsa ko abantu ko gihari gusa kuko ntabwo ari kuri ibirori ntabwo ari kuri biki ni ukibutsa abantu ko gihari kandi ugikora nka DJ wacu dufite ibikorwa birenze byataye DJ bagiye kubaka izina cyara barakuzi hose DJ wungu dukeneye ibihangano byawe twabisanga muri aya masaha tugiye kureba DJ nyine umuziki we kubera mbona aratwikira nabisanga ibihangano byawe platform zanjye ushobora kujya Audiomack usacinga DJ Kim 250 ushobora kubonaho indirimbo bagiye nkorana n'abandi bahanzi ba KD ba Dista ushobora gusanga ama non-stop na YouTube channel ushobora gusacinga DJ Kim Rwanda DJ Kim 250 ukabona ama non-stop ya video ukabona indirimbo twagiye dukora n'abandi bahanzi ibikorwa byanjye byose ariko turarebwaho ngo hari indirimbo wagiye gukorana n'abandi bahanzi indirimbo cyangwa ni tumenyere kuri muziki yawe utanga umuziki w'abantu undi ari ikintu abantu bibeshya ngo kuba ngo wadije ngo bashobora no kuririmba none se ntabwo ubyemera wowe ntabwo ushobora kuririmba ntabwo ari icyaha kuvuga ngo ushobora kubikora kuko umuntu ashobora kutagira impano imwe tu ushobora kubikora
abantu kandi bakabikunda kumva ni byiza kuko nabyo biri muri tara yawe umuntu ntabwo ashobora kugira talent ariko bro nakubeshya buriya buri muntu aba afite ikintu azi kurusha ibindi ntabwo ushobora gukina umupira ngo ube n'umubyinnyi byibura hari icyo ukora kurusha ikindi DJ Kio ndumva arimo aratubwira ati ese DJ Kio kumenyereye ku muziki utandukanye cyangwa mbega tukeneye gusa kuba umuntu yakubona live abantu bakeneye DJ live n'ubwo hari show zikenewe kuba bakina na DJ twakura mbega tujye dushaka for bookings urabona kuri nimero cyangwa kuri email ariko ubu nibyo Kigali mu Rwanda tuvuga mu Kigali bitewe n'ibintu twatwikamo by'akazi n'ikinyoma yo kudija umuntu agomba kwicara mu DJ gusa kuko ubu nta mu DJ ugomba gushaka n'akandi kazi yo kudija ukajya no gukora mu bindi bintu tukaje ngomba kujya ariko tushaka ushaka kunyandikira kuri email akim@abdul.albert@gmail.com nta manager ugira ku buryo wenda tutabonye DJ yagiye gukora dushobora kugira manager management yanjye irahari nayo ni Wonderboy ushinzwe ibijyanye na management yanjye amwita Wonderboy turabana nawe wamukontakta kuri social media zose twa Wonderboy ukamubaza ibijyanye n'ibyo ikeka ari byinshi cyane mwakunda kwibaza kuri DJ Kio mu minsi arabasubije hano katwigere director wa movie bavugana tatu director wa movie bavugana tatu gusa director w'ibihe byose ya directinga movie nawe ukeneye kuba wakora movie wamwegera akakwigisha uburyo wa directinga movie director tubwire kujyanye n'impano yawe uzikoramo ibyo kudirectinga movie ese na music uradirectinga mbega ibyo directinga n'ibihe icyo nabivugaho icya mbere na mbere I write script waba ushaka script ya clip cyangwa script ya movie yankontakta yanyandikira kuri Khaled kuri Instagram cyangwa se kuri nimero yanjye ndabibaha wabikenera nk'uko wari ubivuze gusa byose ndabyandika script ya music ya filme kandi si n'ibyo gusa mfite clip ariyo groupe ya family bita WAGA irimo abaririmbyi abaraperi harimo bita Line Dash uwo bita Dista uwo bita Dista yamenyekanye mu ngoma bita Astrid Love abenshi barayizi cyane cyane Southside you know what I mean KGL Astrid Love twayikoranye no DJ uri hano alongside DJ KYM you know what I mean man no tukaba dufite n'izindi ngoma zibita Money Chasing WAGA iyo bita WAGA ariyo na nyirizina rya clip iyo tuzayisohora clip mu minsi iri imbere y'amano urumva turabateganyiriza byinshi cyane kandi mbibutse ko uwakenera kwandika script yaba ya movie yaba ya clip yankontakta cyangwa akanyandikira kuri Instagram IG Khaled nami hariho na namba zanjye for real Khaled ni director akaba akina muri Khaled wakoye muri bavugana ese hari izindi movie twamusangamo mbigano bagiye gukundwa muri movie abantu bagukunze kuzabusanga mu gihe movie mu gihe ndirimbo kare ku Khaled yakinnye urumva muri bavukana tatu mwarambonye kandi muzakomeza mumbona hari n'izindi movie turi gukora utundi du short movies interviews you know what I mean ama street quiz ibindi byinshi cyane muzagenda mumbonamo hari na clip yita Street Love muzayirebe kuri YouTube man mwayibona kuri Street Love TV cyangwa se Wagateam TV mwambonamo kuri acting nami hari n'ibindi bikorwa byinshi cyane muzakomeza mumbona muri bavukana tatu n'izindi movie tuzagenda dukora Matine basamu kutavuga abayi gatatu n'ubwa mbere se iyo hashtag yumvishe kuva kera bavuga ngo bavuga isungu Jezi ko buri abantu bavukana tatu bafite byose natatu aho isungu kumenyerera nka DJ nyuma yo kuba DJ niyo talent ushobora gusanga mu DJ ikintu ushobora gukora gusanga behind DJing ushobora kuba nakora byinshi cyane ko ushobora kugira talent nka fashion ushobora gusanga downtown mu kwandika DJ na fashion ntabwo fashion ntabwo ari ukugenda ngo uyereke abantu imbere turabona
ushobora kuba wenda washobora n'ibintu byinshi cyane ariko ntabwo twakwimagina ariko ushobora kuba wenda yakora ibindi bintu ukadirekita twibwire byanjye kuba wadirekitinga bimeze gute. Yeah, behind yo kudirectinga kwandika script yo kwakitinga yeah, nakora music naririmba cyangwa nkabapa ubu waririmba all kinds. ariko director sibyo utararenga kuririmba ariko umuntu wenda avuga kuririmba director kuruta ubwizwi byanjye bajyana tubwireze nka vasi murahuguza rapa bimeze gute tubwireze nka vasi n'ebyiri. Success. Room 17, trigger 15. My dream had to be green for me to step onto my dream. Figure out things, shame for my sins. Mate, never caught my sweat cause it's more lead. Find your own way that you're so free. Every step take with it on tweets. Got the bag on my back, put a street out on the map. Yeah. Then dream was a walk, slow boy had a pack. The King Gilo. Damn right, King Gila, big boy, nah man. Damn right. That was me, my nigga. ndakeka murabona ko atari director ahubwo ni na n'umuririmbyi wa atari ahubwo utaha next time tuzabona hanga muri entertainment right dusoza ni wa musore wanyu mwakunze kubana Olechi mukaba mukunda kumubona kuri Olenga TV mwibuka gutanga subscribe hamwe n'umusore wanyu ako mubona iyi team next time ugomba kwibona kabisa wagwa.